muri iki kinyejana kiri kwigarirwa n'ikoranabuhanga rihambaye cyane ndetse kandi rikomeye. Kuri ubu ikirimo umuntu cyagiye gikora amaporoje menshi cyangwa se ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagiye byerekana kandi bidasubirwaho yuko ikoranabuhanga ari ikintu umuntu urimo riyongera umunsi ku munsi ndetse kandi ubwenge burimo buragwira ku isi yose. Kuri ubu nyuma yo kugira ngo abashakashatsi mu by'ikoranabuhanga ndetse n'ikirere b'Abashinwa babashe kwicara bakora inama maze bakabona ko igihugu cyabo kirimo cyagenda cyugarizwa n'ubushyuhe uko imyaka iri kugenda iyindi, bakaba bose barahurije ku gitekerezo kimwe dushobora kuvuga yuko kandi ari igitekerezo cyiza ku ruhande rw'Abashinwa muri rusange. Icyo gitekerezo nta kindi akaba ari igitekerezo Abashinwa bose bahurijeho bavuga yuko bagiye kubasha kwikorera imvura cyangwa se kwiremera imvura, bakajya bayigwisha mu gihe bashaka, bakayigwisha aho bashaka hose, ndetse kandi byaba ngombwa bitewe n'ikoranabuhanga bazaba bafite bakabasha kugusha ingano y'imvura bashaka. Uyu nguyu kandi akaba ari umushinga bise Tianhe Project. Uyu nguyu kandi akaba ari umushinga w'Abashinwa wahurijweho n'abahanga benshi bagiye batandukanye. Iyi Tianhe Project akaba ari umushinga ugamije gucunga no kongera imvura mu turere twinshi dufite amapfa mu gihugu cyo mu Bushinwa, cyane cyane mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'igihugu cyabo. Hakunda gukorerwamo ubuhinzi ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye bikenera imvura nyinshi mu bihe bitandukanye. Ubushinwa kandi bukaba bwaravuze ko ari umushinga uzashyirwa mu bikorwa gusa hakoreshejwe drone nyinshi z'ikoranabuhanga zizajya zikoreshwa mu kuvubura imvura cyangwa se mu kumanura imvura ahantu hose Abashinwa bashaka mu gihe cyose bashaka, ndetse kandi n'ingano y'imvura yose bazaba bifuza mu gihe icyo ari cyo cyose. Ukurikiye Ozone Info muri kano kanya ushobora kuba uri kumva ko ikiremwamuntu kitabasha kwivubira imvura cyangwa se kwikorera imvura ngo kiyigwishe aho gishaka ndetse mu gihe icyo ari cyo cyose. Gusa ibi akaba ari byo ngiye kugusobanurira muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Icyo nagusaba gusa ni ukuguma kuri kino kiganiro paka kirangiye. Nagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politiki, amateka, imyidagaduro, ubukungu byose wabisanga kuri Ozone Info. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tianhe Project ari umushinga w'igihugu cy'Ubushinwa gusa ugiye gukorwa binyuze muri bino bigo bikurikira. Icya mbere akaba ikigo cyitwa China Meteorological Administration. Iki ngiki kandi kikaba ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ikirere ndetse n'imikorere y'ikirere. Iki kigo kikazafatanya n'ikindi kigo cyitwa Chinese Academy of Meteorological Science. Iki ngiki kikaba ikigo gifite abashakashatsi bacyo bashinzwe gukora ubushakashatsi ku mikorere y'ikirere ndetse na drone zizabasha gukoreshwa mu kuvubura imvura cyangwa se kubasha kugwisha imvura ahantu hose Abashinwa bazaba bifuza. Mu Bushinwa ikibazo cy'amapfa n'ubutaka bwumaga gikomeje kuba ingutu mu turere twinshi dutandukanye. Gusa bitewe n'ikoranabuhanga ndetse n'ubushobozi bwaryo bagezeho, bakaba bashaka gukoresha ikoranabuhanga ryitwa cloud seeding bakoresheje drone zabo kugira ngo bajye babasha gukora imvura maze bayimanure mu bice byinshi bigiye bitandukanye gusa biyikeneye, harimo nk'imisozi, imirimo y'ubuhinzi ndetse n'imijyi minini igiye irimo ubushyuhe bwinshi bukomeye cyane. Ushobora kuri kwibaza uti ese ni gute izi drone cyangwa se indege zitagira abapilote zizabasha gukoresha ikoranabuhanga ryitwa cloud seeding mu gukora imvura ndetse no kuyigwisha ahantu hose Abashinwa bazaba bifuza? Reka tubanze ku gisobanuro cyitwa cloud seeding. Cloud seeding ni ikoranabuhanga rigezweho rikoreshwa mu kugira ngo bongere ubushobozi bw'ibicu kugira ngo bishobore gutanga imvura nyinshi, cyangwa se ibicu bigatangira gutanga imvura gusa mu gihe bitari biteganyijwe yuko byabasha kuyitanga. Dore ni uko bizajya bikora. Abashinwa bazajya bafata drone nyinshi zitandukanye maze bazuzuza ibinyabutabire byitwa silver iodine ndetse kandi n'ibinyabutabire biri mu bwoko bw'umunyu byitwa sodium chloride. Mu gihe bazajya babasha gupakira izi drone iyi miti yo muri buno bwoko, bazajya bazizamura hejuru cyane, hejuru y'ibicu, mu butumburuke bwo hejuru cyane, maze izo drone nizigera hejuru y'ibicu zizajya zifata ya miti ziyisuke mu bicu, ari byo nyuma cyangwa se nyuma y'igihe gitoya cyane bituma molekile z'amazi ziba zigizwe n'ibyo bicu zigenda zifatana byoroshye kandi vuba, maze iyo miti kugenda isakara mu kirere, ibicu bikagenda byiremamo bitonyanga byinshi by'amazi. Uko bagenda bamena iyo miti mu kirere, ibicu biragenda bigahinduka burundu kugeza ku rwego rw'uko bibasha kurekura imvura nyinshi. Nyuma Abashinwa bazajya barindira izuba ribasha gukoresha imirasire yaryo, cyangwa se bakoresha za drone zabo n'ubundi zisanzwe kugira ngo zizajye zikoresha ya mashanyarazi ziba zitwaje kugira ngo acagagure za molekile z'ibicu, maze ibicu nyuma bitanga imvura. Ibi byose kandi bikaba bizajya bigenzurwa hifashishijwe GPS ndetse n'amasensa menshi cyangwa se ibyumvirizo bizajya bifashe ku madrone menshi agiye atandukanye azajya azamuka mu kirere mu gupima imimerere y'ikirere ndetse kandi no gupima imiterere yose y'ikirere, yaba ari ubushyuhe, ubukonje ndetse n'ibindi bitandukanye. Abashinwa kandi bakaba batangaza yuko muri iryo koranabuhanga bazajya kandi bifashisha n'amasatelite yabo agiye atandukanye ari mu kirere cyangwa se ari mu isanzure mu kuba bapima ndetse no kumenya ahantu hose hakenewe imvura mu kugira ngo bayigwishe igihe icyo ari cyo cyose, ndetse kandi ngo bagwishe ingano y'imvura bakeneye. Igihugu cy'Ubushinwa kandi gitangaza ko ibi bizagira akamaro igihugu cyabo
ko cyane cyane mu gisate cy'ubuhinzi ndetse n'ubworozi abahinzi benshi batandukanye b'Abashinwa batazongera guhagarara guhinga, ko ndetse kandi mu bihe byose by'umwaka igihugu cyabo kizaba kiba kiri mu buhinzi. Ibyo ngibyo kandi bikazatuma umusaruro mubi w'igihugu cyabo wiyongera, ndetse kandi abaturage babo ntibongere kubura ibyo kurya uko byagenda kose. Abashinwa kandi batangaza ko iki ngiki kizaba ari igisubizo cyiza ku gihugu cyabo, ko ndetse kandi bizafasha imijyi myinshi igiye itandukanye mu Bushinwa igenda igaragaramo ubushyuhe bwinshi bukomeye cyane, harimo nka Beijing, umujyi nka Wuhan, umujyi nka Nanjing ndetse n'umujyi witwa Chongqing, ndetse kandi tutibagiwe n'umujyi witwa Nanchang. Iyi ngiyi kandi ni imijyi igiye ituwemo n'abantu benshi cyane mu Bushinwa, gusa ikaba imijyi cyane cyane isangwamo ubushyuhe bwinshi bukabije cyane. Haba mu mujyi nka Wuhan ushobora kuhasanga digiri Celsius zigera kuri 35 zose, hafi 40 z'ubushyuhe. Iyi ngiyi kandi nayo ikaba imijyi ya mbere iri gutuma umushinga ukomeza kwihutishwa cyane mu kugira ngo Abashinwa bajye babasha kumanura imvura ahantu hose bifuza ndetse mu gihe cyose bifuza, cyane cyane ndetse no gufasha iyi mijyi ifite ubushyuhe bukabije. Mu bindi kandi bikomeje gutuma Ubushinwa bushyira imbaraga nyinshi cyane muri iri koranabuhanga rya cloud seeding cyangwa se muri umushinga witwa Tianhe project. Akaba ari ko ubutayu mu gihugu cy'Ubushinwa bukomeje kwiyongera, aho ubutaka bwumagaye bukomeje kwiyongera umunsi ku munsi, bitewe n'uko kandi izuba rikomeje kwiyongera mu gihugu cyo mu Bushinwa ku kigero kiri hejuru cyane. Ubutayu kandi bwitwa Gobi Desert, hakaba ari ubutayu busangwa mu majyepfo ya Mongolia, bukaba kandi ubutayu bwongera bugafata ku gice kinini cyane cy'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cy'Ubushinwa. Abashinwa kandi bakaba bakomeje gutangaza ko ubutayu bukomeje kwiyongera ku kigero kiri hejuru cyane, ko kandi batagize icyo babikoraho hakiri kare ubu butayu bwazafata igice kinini cyane cy'uburengerazuba bw'amajyaruguru y'Ubushinwa, bitewe n'uko kandi mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubushinwa ariho hantu hambere akunda guhinga ibintu byinshi bitandukanye bigirira akamaro Abashinwa benshi muri rusange. Nabyo kandi akaba ari mu mpamvu simusiga iri gutuma Ubushinwa bashaka kugira ngo bakore uyu mushinga vuba na bwangu, kugira ngo bajye babasha kumanura imvura ahantu hose bifuza, ndetse kandi iyi mvura ngijya ikoreshwa mu kugira ngo babashe kurwanya kwiyongera k'ubu butayu bukomeje kwiyongera umunsi ku munsi muri iki gice cy'ubuhinzi cy'Ubushinwa. Abashinwa kandi batangaza ko bazakoresha drone ari igitekerezo cyiza kandi kinyamibwa, bitewe n'uko bavuga ko drone cyangwa se indege zitagira abapilote zari indege zihendutse cyane, zifite kandi ubushobozi bw'uko zibasha kugera mu bice byinshi bitandukanye bitabasha kugerwamo n'indege, ko ndetse kandi zifite ubushobozi bw'uko zabasha gukora mu bihe bibi byose by'ikirere, ndetse kandi nta mpungenge z'umutekano w'umupilote cyangwa se umuntu wese waba utwaye iyo ndege. Ubushinwa kandi burifuza yuko muri 2035 bazaba bagenzura 60% by'ikirere cyangwa se by'ubuso bw'ikirere cy'igihugu cyabo, uburyo bwo kugira ngo bazajye babasha gukontorora cyangwa se kugenzura imvura izajya igwa mu bice ibyo ari byo byose mu Bushinwa, ndetse kandi bakajya bayigwisha igihe icyo ari cyo cyose bifuza. Abantu benshi bakomeje kuvuga ko Ubushinwa nibutitonda. Ibyabaye kuri Dubai muri Mata mu mwaka wa 2024 ubwo imyuzure yateraga uyu mujyi wa Dubai, hamaze akarengerwa, imihanda yose ikarengerwa n'amazi, biturutse kandi ku mvura y'inkorano aba baribo bakunda kwikorera ubwo bagushaga imvura y'inkorano, nyuma bakananirwa kuyikontorora cyangwa se kuyigenzura ikaba nyinshi, bikabaviramo imyuzure myinshi cyane yarengeye n'amazu ndetse n'imihanda n'ibintu byose rusange cyangwa se ibikorwa remezo rusange. Ese wowe ku rwawe ruhande urabona ibi bizashoboka? Ca muri comment section ubundi utubwire. Nongeye kubashimira cyane, nagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bikomeye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, byose bisanga kuri Horizon Info. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.